Muraho neza abakunzi bacu bara badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere imwe utsinda ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe rero, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kanda subscribe mbere y'uko ureba ino video kugira ngo ikintu cyose cyiza ujye uhita ukibonera ku gihe. Murabizi ngenda bashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Ariko nkwibutsa ko aho waba hose mu gihugu ushaka kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0789351626 nkagufasha kubona kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Niba ukeneye kode utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Niba ukeneye kwiga utubwira amasaha ubona kunogeye ku munsi, tujye tuboneka tukwigishe, nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza. Iyo bakubwiye ngo ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari mpande eshatu, ese uri kubona ari uruziga cyangwa uri kubona ari urukiramende? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baba baduhaye, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano rero cy'ukuri nta kindi urabona ari ikihe? Ari ngo umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri. Mbega ngo umuhanda ugabanyijwemo ibisate 4. Se ikavuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Nkubwira ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira ujyamo ugakomeza imbere mpaka uyivuyemo, utemerewe kuba wakata ngo usubire inyuma cyangwa ngo uhindure icyerekezo. Mbega ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bagishyiraho uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, bakakubwira ko none ugiye kugera mu muhanda, waba ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, bagashyiraho kino cyapa kugira ngo umenye ko amabwiriza yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe atari kimwe n'amabwiriza yo mu muhanda ubisikanirwamo. Bakabikubwira rero, murabizi mu muhanda ubisikanirwamo uba wadepasa, uba wahindura icyerekezo, ariko mu nzira y'icyerekezo kimwe guhindura icyerekezo ntabwo babyemewe. Rero bashyiraho kino cyapa kiburira kugira ngo bakubwire ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu hano duhisemo D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda, byose ni kimwe. Ese rino tara rishyirwaho ku buhe buryo kugira ngo berekane ko bino binyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bitakodeshejwe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Mbega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Sega ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Ndeka ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Rino itara rishyirwaho ku buhe buryo? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ndakeka ko waramutse guhitamo A, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora, urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Kugira ngo rero ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, ujya aho hasi iburyo hari akantu k'umukara kanditseho ngo subscribe, ukagakandaho. Iyo ugakanzeho ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, cyane cyane biriya bibazo biba biri gukunda kugaruka mu bizame nkunda gupostinga. Iyo wakanze subscribe ujya urahita ukibonera ku gihe. Kandi subscribe rero niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Atarashyirwaho ku buryo bukurikira: abandi bagomba kwitonda, abayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha uwo muhanda, iyo zo autobisi zirimo zigenewe gutwara abanyeshuri. Rero aya matara ashyirwaho ku buhe buryo? A iravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma. B ngo amatara abiri ashyirwa imbere. C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara abiri ashyirwa imbere, na C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma kugira ngo abaturutse imbere, abayobozi b'ibinyabiziga baje baturutse imbere baze kubona ko bagomba kwitonda, kuko ino autobus irimo abanyeshuri, birashoboka ko harimo n'inshuke, ndetse n'irindi gashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma y'iyi autobus baze kubona ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko haramuzwe itamo C, ndakeka ko haramuzwe kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa cyacu gifitiye ishusho. Ese we turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Iki cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Areba ngo inkomane banyuramo bazengurutse. B ngo biremewe guhindukira. C ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D ngo birabujijwe guhindukira. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, gisobanura ngo inkomane banyuramo bazengurutse. Bino byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Byose niko biba bimeze ibyapa bitegeka. Rero niba utari wareba iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Asigaye n'ujya ugira kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Hari ikindi kintu ukeneye ko nkwigisha, ucyandika muri comment, ugakanda subscribe kugira ngo niyishyiraho uzahita ukibonera ku gihe. Nkwibutsa ko ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 078 935 mbwira akarere, mbwira itariki, mbwira isaha, mufatire kode mu gihe gitoya cyane. Nkuhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza ikizame. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Iyo video y'amoko 5 y'ibyapa by'inyongera namaze kuyibakorera, iri kuri YouTube channel yanyu. Ese bino byapa by'inyongera birangwa no kuba bifite yahe mabara? Araba ngo ubururu, umweru n'umutuku. B ngo umweru, umukara n'ubururu. C ngo umutuku, umweru n'umukara. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ni ukuvuga ngo kino cyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa no kuba gifite yahe mabara. Ayo mabara ari ku icyo cyapa abasati. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umweru, umukara n'ubururu. Murabizi iriya byapa ukuntu biba biteye, bafite ishusho y'urukiramende, umuzenguruko w'ubururu,
ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano bavuze ngo umweru, umukara n'ubururu. Ndakeka ko aramaze guhitamo B, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Birashoboka ko kino cyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga utakizi, ariko ukabuze ukuntu ibyapa by'inyongera biteye. Rero nabyo bihita bigufasha ko wahita utahura igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baduhaye. Kuko niba bakubwiye ngo icyapa kivuga ngo inzira wenda aho banyura bazengurutse inkomane, nk'agira bavuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse itegetswe, ukaba uzi n'ibindi byapa bitegeka ukuntu biba bimeze, bihita bikorohera ko wamenya ukuntu ibyo byapa biraba bisa. Rero ni ingenzi ko wareba iyo video namaze kuyibakorera, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ubonye utari kuyibona uranyandikira kuri WhatsApp, ni kuri 0789351626 nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Aya masomo amenshi mba narayakoze kandi ni mwe muba mwarayansabye. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso bw'ikimenyetso n'ibimenyetso bikurikira. Ese kino cyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa cy'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bisa biti. Aravuga ngo ubuso umweru, ikimenyetso ubururu. Beka ngo ubuso ubururu, ikimenyetso umweru. Sega ngo ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese no kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Abavuze ngo ubuso umweru n'ikimenyetso cy'ubururu. Kuri B bavuga ngo ubuso ubururu n'ikimenyetso umweru. Se baravuga ngo ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara. Kuri D baratubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, kandi bari batubwiye ngo ni icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa cy'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso cyangwa ibimenyetso bikurikira. Bari batubwiye ngo icyapa cyerekana uburebure n'igice cyatera ibyago kiranga ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa. Kino cyapa bari icyapa kiburira, niyo mpamvu hano tubonye ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ko murabizi ibyapa biburira bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa. Feri ntabwo iri gukora neza, ese nobe uburyo ukoresha kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko feri itari gukora neza. Aravuga ngo feri y'urugendo, mbega ngo feri yo guhagarara, sega ngo feri yo gutabara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa feri yo gutabara. Ndakeka ko amaze guhitamo rero C, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse A. Iravuga ngo iyo bireba feri y'urugendo. Mbega ngo iyo kurekurana ari by'akanya gato. Sega ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bitashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Ndega ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga kiretse hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bireba feri y'urugendo, iyo kurekurana ari by'akanya gato, cyangwa iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bitashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Urabizi niba bagiye kurekura zino feri, niba ugiye kuzirekura, niba ikinyabiziga gihagaze umwanya munini, biba bigomba gukorwa n'iki? N'umuyobozi.
na A ni igiso cy'ukuri na B ni igiso cy'ukuri. Ndakeka wari umaze guhitamo rero D, ndakeka wari umaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A ngo santimetero 30, B ngo santimetero 20, C ngo santimetero 50, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hano aba ari santimetero 40. Hano hari santimetero 40 muri kubonamo oya, niyo mpamvu duhise duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 murabizi ahantu hatari igisubizo cy'ukuri nzajya mpita nyibabwira kugira ngo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikura. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 80, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Kino kibazo bagiye kugihindura mu bundi buryo, baragenda bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 180. Ntibizakugora ikintu bazaba bakoze, bazaba bafashe ziriya metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyaho ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Cyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri aba ari metero 1 na santimetero 90. Hano hari metero 1 na santimetero 90 uri kubonamo oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya none ukabona bashyizeho ngo metero 1 na santimetero 90 uhite ubikora, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi hano bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bagomba guhita mbabwira icyanya cyo kugira ngo nuhura nacyo mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange bino tugendamo bitujyanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mwibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Se ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bino binyabiziga dukoresha iyo turi kubigisha gutwara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ndakeka ko baramaze guhitamo D, ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko baramaze kuyandika ku papuro. Kino kibazo neza barongera bakakibaza, ariko hari abavuze ngo isuzumwa rimwe mu mezi 6 bagashyira ngo rimwe mu mwaka. Ho bazaba baguhaye D ivuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko bino biba bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Mu gihe bavuze atari rimwe mu mezi 6 uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12. Kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ayahe mabara? Aravuga ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba hari ikimodoka cyaguye mu muhanda kikawufunga bikaba ngombwa ko bayuyobya
cyangwa hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, ni igihe cy'imvura, inkangu zaracitse zigwa mu muhanda zirawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Ahantu rero muraca kuva aho uhera no ku burebure bwaho hari icyapa bashyiraho, kiba kigomba kuba kubwira ahantu ugomba guca nyine udateje ibyago, udaciye aho hantu hari icyago. Rero icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara akurikira. Hano ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, kiba gifite ubuso bw'ubururu. Iyo badakoresheje kiriya cyapa kiranga cyanditsemo ngo deviation, kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bakoresha icyapa gitegeka, noneho kiragutegeka ugomba guca. Gukikira bitegetswe ni iburyo, gukikira bitegetswe ni ibumoso, komeza imbere gusa, komeza imbere cyangwa ukata iburyo. Kandi biriya byapa bitegeka nabyo biba bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndakeka ko hano umenye impamvu duhisemo A. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizami cyawe baramutse bagihinduye ukundi, urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ugaragaza iki? Arangwa inkombe mpimbano z'umuhanda. Mbega ngo ahagararwa umwanya muto n'umunini. Sega ngo ahanyurwa n'abayobozi b'amagare, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda. Inkombe, aho umuhanda ugarukira, inkombe mpimbano z'umuhanda. Ndakeka ko aramaze guhitamo A. Ndakeka ko aramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi, bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Niba utwaye ikinyabiziga, utwaye imodoka, cyangwa buri romoroki ikuriwe n'iyo modoka, agomba kuba bifite itara ry'icyatsi kibisi, kugira ngo niba umuyobozi aguturutse inyuma akagutera amatara maremare yatsa azimya vuba vuba, ariko kwereka ko ashaka kugutepasa, kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso ko wabonye ko ashaka kugutepasa, ukoresha iryo tara risa n'icyatsi kibisi. Rero iryo tara riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? Araho ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mbega ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Sega ngo inyuma ahegereye inguni y'iburyo. Ndeka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta kiso cy'ukuri kirimo? Ese icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Niba avuga ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, uzahitamo icyo ngicyo nicyo kizaba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko niba avuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga gusa, ntabwo kizaba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko niba avuga ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, icyo nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko niba aramuka bagiguhaye bagushyizemo noneho igisubizo cya nyacyo uzahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu uba ugomba gukosora kino kizame. Murabizi dukosora ikizame kimwe ariko tumara kugikosora, nubwo binaba ari ibibazo 20 umara kugikosora ubonye ku bibazo byinshi, ku buryo nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine
baduhaye. Ari ngo kilometero 10 mu saha, mbega ngo kilometero 20 mu saha, sega ngo kilometero 30 mu saha, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha kugira ngo umenye ukuntu uri kugenda. Ndakeka ko hano amaze guhita ikiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari ikiso cy'ukuri, B ntabwo ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Nkomeje gushimira abantu bamwe mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, yaba ababyandika muri komenti, yaba abaduhamagara, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose gikozwe cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, n'ahandi wagikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ibi byose kugira ngo ujye uhita ukibibonera ku gihe. Ikintu ubusabwa ntabwo kigoye, no gukanda subscribe aho hasi, ubundi ikintu cyose nkizeho ukajya urahita ukibonera ku gihe. Aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Hehe? Arango ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Imihanda y'icyerekezo kimwe nayivuze ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere mpaka uvuyemo. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Sega ngo ku mihanda ibisikanirwamo y'ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana budafite metero 12. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka ko amaze guhitamo B, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora, murabizazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba duje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ukeneye kode nyandike cyangwa mpamagare kuri 0789351626 bigufashe. Mukeneye kwiga nyandikira umbwira amasaha ubonekaho ku munsi uri mu mujyi wa Kigali, ho turaza tukakwigisha umunsi umwe ariko turi kumwe. Umunsi ukurikiye ukagenda ugakora rimwe kandi ugahita utsinda. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 mbigufashemo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa n'iki rero? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo imbere ni itara ryera, mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. Sega ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Deka ngo ibiso byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C akaba ari ikiso cy'ukuri. Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200. Ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu. Rero zino nyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo, hari ukuntu biba bigomba kurangwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga kiri kure abe yabibona, amenye ingamba arafata, zaba ari kugabanya umuvuduko cyangwa guhagarara bikamanza bigatambuka. Rero biba bigomba kurangwa n'iki? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma bari itara rimwe ritukura. Ndakeka ko guhitamo D, ndakeka ko aramuze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, igihe gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi wagombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Niba ugeze ahantu uri umuyobozi w'ikinyabiziga bikaba ngombwa ko ikinyabiziga cyawe ushobora kugiparika ahantu mu mwanya wo ku ruhande, hahandi haba haragenewe abanyamaguru, rero kugira ngo bashobore kugenda batagombye kuza ngo guca mu muhanda, ugomba kubasigira akayira gafite ibipimo nibura cyangwa gafite ubugari nibura bwa aravuga ngo metero 1
B kango metero ebyiri, C kango metero 0.5, D kango nta giso cy'ukuri kirimo. Mu gihe waparitse mwazira nzira z'abanyamaguru hariya hegereye inzira z'abanyamaguru, kugira ngo rero badaca mu muhanda ugomba kubasigira akayira gafite ibipimo nibura. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro ugomba kubasigira akayira. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, nibura gafite ibipimo by'ubugari bwa metero imwe ku buryo bahaca batagombye guca mu muhanda ngo bateze ibyago. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka busindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo n'abandi. Aravuga ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mukunda kubibona cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, aho ubona imihanda nk'ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, mo hagati hakaba harimo nka jaride. Hariya hantu uba ushobora kuba uhagaze mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Ndakeka ko usobanukiwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo A. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi. Kirabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa ntabwo byatonda umurongo urenze metero 500, ntibibaho. Ahubwo iyo babonye byarenga 500 babigabanyamo amatsinda. Ayo matsinda bagomba kuba bafite ibihe bipimo utarengeje ibihe bipimo. Arango iryo tsinda rigomba kuba ritarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, sega ngo utarengeje metero 150, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba kuba utarengeje metero 50. Ubundi ratsinda baba bagabanyijemo riba rigomba kuba ritonze umurongo utarengeje metero 50. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iri inyuma ukaba utarengeje metero 50. Naho ibinyabiziga by'abasirikare byo ntabwo babigabanyamo amatsinda. Niyo byaba bitonze umurongo ushobora kurenga metero 500 bigenda ku murongo umwe. Ibyo ugomba kubimenya kugira ngo niba kikubaza uhite ugikora. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha. Kanda subscribe niba ukeneye kujya ubona ikizame cyose nkizeho, isomo ryose nkizeho, ikibazo cyose postinze kiri gukunda kuza mu kizame, kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe bitutsinda. Ukeneye code, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, nyandike cyangwa umpamagare kuri 078 935 16 mbigufashemo aho waba hose mu gihugu. Uri hafi gukora, jya urakosora kino kizami, ibibazo bikunda kugaruka. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.